Uyu mugabo yitwa Rukundo Patrick ariko tumuzi nka Rusine Patrick. Ubu tuvugana ni umugabo w'umugore umwe akaba na papa w'umwana umwe. Mbere yuko ngira ikindi muvugaho banza urebe aka kantu. Kandi uzabona ko wari ufite ababyeyi bagukunda. Uzaba intwari niko twakwise. Uzaba umugabo. Iyi video umaze kureba yafashwe kuwa 12 mu kwezi kwa 9 2024. Ubwo inshuti za Rusine zari ziri gusangira nawe mu kirori cyari cyateguye by'umwihariko bishimiye intambwe ikomeye Rusine yari yateye mu masaha yari yabanje. Dore uko byari byagenze. Rukundo Patrick maze kumva amategeko bashyingiranye nemeye ntagahato ko wowe wase mbere umugore. Abantu benshi bibajije impamvu yatumye Rusine abwira umwana we aya magambo. Bamwe bati amena, umubyeyi nuwuraga umwana w'ibyiza gusa. Nizere ko yavukanye amatama nka yase kandi kazakunda urwagwa nka se. Ariko mwana, kuki uri kurira? Ukimara kurahira wumvise ufite ubwoba mu nda? Uyu nawe mu gutebya ati aho bigeze Rusine akwiye kurambikwa hasi agakubitwa inshi. Ni gute ikigabo kirugwa kijojoba amarira? Ibi ni iki Banyarwanda? None se nawe ukibona Rusine ari kurira wumvishije warira? Ongera wumva aya magambo witonze. Kandi uzabona ko wari ufite ababyeyi bagukunda. Uzaba intwari niko twakwise. Uzaba umugabo. Uzatera imbere. Uzarenga aho twageze. Uzakunda umuryango wawe. Wari uwa mama wawe ndetse n'uwanjye. Nawe uzagira umuryango. Uzabifura. Uzakunda igihugu cyawe. Uzahemuke. Uzatera imbere. Ibyiza byose bibaho ku isi tubikwifurije nyina mama wawe. Uyu Rusine twirirwa tubona mu bitaramo byo gusetsa abantu, ubundi tukamwumva kuri radio avuga amagambo akenshi yiganjemo gutebya kwinshi, afite ubuzima yaciyemo abenshi bumva bagashesha urumeza, amarira akabazenga mu maso, ku buryo bamwe bari kwemeza ko hari bimwe mu byo yibutse bigatuma abwira umwana we w'amezi 8 ari amagambo. Ese ubuzima busharire Rusine yaciyemo kuva akiri muto wari ubuzi? Ntugire ikibazo kuko byose ugiye kubyumvira muri iki cyegeranyo kigufi naguteguriye. Byinshi muri byo nawe yabivugaho biramurenga gaturika karira. Ubwo nanjye munyihangane nimfatwa n'amarangamutima. Icyo usabwa gusa ni ukureba iyi video kugira irangiye maze ukava muri wa mubare w'abari kubara inkuru badafitiye gihamya. Nitwa Aniki. Reka twinjire mu isomero. Ni umwe mu banyarwenya ba mbere bari imbere y'abandi hano mu Rwanda, haba mu buhanga, mu kwamamara no mu gikundiro. Uyu mugabo ukunzwe cyane, biragoye ko hari afishi y'igitaramo cy'urwenya yasohoka muri iyi minsi ngo ubureho izina rye. Uramutse ukoze urutonde rw'abakomediye bakunzwe cyane kandi b'abahanga mu Rwanda, hakaburamo izina rye, Abanyarwanda benshi nimwavuga rimwe kuri iyo ngingo. Rusine ubwe avuga ko afite impano y'ububwa, ariko kandi kabimutonze. Kuganira na Rusine kandi bisaba kuba wizeye imbavu zawe ko zikomeye, bitabaye ibyo arazivuna. Nibyo uyu munsi ameze neza, ariko buriya Rusine mbere yo kugafata yabanje kwihiringa muri byinshi, ashakisha amaramuko ubuzima bwaranze. Ndi kukubwira umugabo wacuruje udukweto twa Masaye nyuma y'uko 14,000 nyina yari yamuhaye ngo ashore muri komedi bimushiranye nta kintu na kimwe agezeho. Avuga ko abazi igihe yavukiye na Saint Valentin ndetse n'igihe anniversaire ya mama w'ibera asanga hari ukuntu bijya guhura, ku buryo atekereza ko mu kuvuka kwe ngo papa ashobora kuba yaritwaje umwe muri iyo minsi akamutera inda. Gusa ariko nubwo bivuga atebya, uyu mugabo bari ukurenzaho kuko burya ngo se umubyara ntibigeze babana. Yakuriye mu buzima bushaririye bwo kwicira isazi mu jisho kandi afite se. Iyo abyibutse iteka kwishira biranga agasuka amarira. Mu mboni za Rusine ngo kuri Saint Valentin hagati y'abakundana bombi yaba umusore cyangwa umukobwa ngo bombi baraspendinga. Umuhungu aspendinga uwo munsi, umukobwa agaspendinga muri ayo mezi 9 bari imbere.
umukobwa spendinga ni amatike yo kujya kwa muganga, amayinite ahamagara umuhungu kuva cyagiye ngo kugeza n'ubu ngubu ngo sindongera ngo kubona ngo nuza kongera ha uyu mugabo arasetsa koko. kubana n'ababyeyi bawe. mbana n'umugore. Ufite umugore? Mama se si umugore wa papa? Ni byinshi bivugwa kuri Rusine, ni byinshi yaciyemo kuva avutse kugeza uyu munsi, ariko se mu by'ukuri uyu munyarwenya ni muntu ki? Rusine Patrick ni umunyarwenya akaba n'umunyamakuru wa Kiss FM. Ni umugabo wavukiye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali. Nubwo tumuzi nka Rusine, ariko ubundi amazina ye ya nyayo yitwa Rukundo Patrick. Aha uhita wibaza uti izina Rusine ryamuhiriye rikaba ikimenya bose ryavuye hehe? Ku bigendanye n'amashuri yize, muri segonderi yize MCB, Mathematics, Chemistry and Biology. Naho muri kaminuza yiga ibijyanye n'imitekerereze ya muntu, Psychology, muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Ese Rusine yatangiye gukina komedi ate? Abahanga bavuga ko urugendo rwose rugana ku ntsinzi ruvuna kandi rusaba igihe no kudacika intege. Guhera ku gisa n'ubusa, uretse wenda impano cyangwa ibitekerezo, kugeza kuri rwa rwego ugera ku gasongero udacitse intege ngo bivemo, byanze bikunze uba waraciye mu nzira ndende irimo amakorosi avanze n'amahwa. Na Rusine nawe kugira ngo agere ahageze uyu munsi, mu gutangira aciye mu nzira y'inzitane n'ibizazane byinshi. Rusine yinjiye mu bijyanye no gusetsa nk'umwuga mu mwaka wa 2018, nyuma gato yo kurangiza amashuri yisumbuye anyuze muri Seka Rising Star. Irushanwa ryashakishaga abanyempano bashya bakundaga gutarama mu birori bya Seka Live na Seka Festival bitegurwa na Nkusi Arthur, akaba igifi kinini mu ruganda rwa komedi mu Rwanda. Ubundi ngo yahuye na Arthur Nkusi, ibya komedi asa naho yabivuyemo. Yari amaze gucika intege ko bitazakunda kuko yari yaramwirutseho igihe kinini yaramubuze. Rusine avuga ko ubuzima bwe bwahindutse umunsi wa mbere ava kwereka Arthur impano ye. Umunsi rero amahirwe yo kwigaragaza muri audition ngo ni umunsi wabaye muremure cyane kuri we. Ujya wibaza uti none se yahuye na Kibonka ate? Nubwo yari amaze kumenyekana mu bitaramo bitandukanye byo gusetsa, ariko yari atarafatisha cyane. Mbese izina rye ryari ritaragera ku rwego rwo hejuru ngo abe wa Rusine benshi muri kwihebera muri iyi minsi. Byose byaje guhinduka ubwo yahuraga n'undi munyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda, akaba n'umushoramari muri sinema na komedi, Clapton Kibonke. Byose byatangiye muri 2018 ubwo bahuraga bwa mbere, umwe ari umwana uje kwerekana impano yo gusetsa, undi ari umujaji. Mu gihe tumaranye njye na Rusine ni nta kosa na rimwe ndamubonaho. Rusine nk'umuntu umaze igihe muri komedi, akaba ari umwe mu bayigiriyemo amahirwe n'imigisha ikamuha ubwamamare ndetse n'amafaranga. Uko bisa kose hari ubunararibonye amaze kwigiramo. Riratanga inama ko hari ibintu by'ingenzi umuntu ukinjira muri komedi agomba kwitondera. Iyumvire nawe. Ikintu cya mbere witondera ni ukwihuta. Hari igihe ureba ugasanga hari ibintu biri gutrendinga muri iyo minsi, ugatekereza yuko ari nabyo nawe bishobora kuzamura. Nyamara njye narabigerageje, ibyo byatumaga ahubwo njarajara. Ntabwo namenyaga ahundi, ntabwo namenyaga icyo ngomba gukora. Urumva hari nk'igihe wenda haba ari nka saga wenda y'umuntu wibasiwe ku mbuga nkoranyambaga, ukamukoraho komedi uzi ko biri buze kurebwa. Yego, kuko biranarebwa bikanakuzamura, ariko wagera hejuru ugasanga birakubana. Rero kwihuta ntabwo ari ikintu cyiza. Icya kabiri nabonye ngewe yari discipline yamfashije na patience. Aho nagiye ngera hose, uwo twagiye dukorana bose babona yuko nta kumushyiraho ikintu cy'igitutu, nta kumugira gute, nyine ni ugutuza, guhaye ugakora ibyo kandi ukabikora neza. Niyo byaba ari bito ntiwamenya, wasanga hari undi uri kubireba mukuru ushobora kuzaguha amahirwe. Ndacyari kubabwira kuri Rusine Patrick. Uyu mugabo avuga ko umuntu wa mbere afatiraho icyitegererezo mu buzima ari mama we, wamutunze nta kintu afite, amurera wenyine kugeza akuze. Iyo ageze aha yibutse uburyo nyina yamwitangiye, biramurenga akarira. Mu busanzwe ni mama wanjye, niyo muntu ufatiraho nk'icyitegererezo, niyo muntu wantunze ntacyo afite. Iyo bigeze kuri mama hari igihe mbona narira. Niwe muntu wakuze uri imfubyi. Oya, ko icyo yereye kuri mama, ko icyo udahereye no kuri papa. Go on. Yep. Abanye na papa cyane. Why? It's fine bro. Yakomeje kuvuga ko atazi ko byagenze, gusa yaje gusanga abana na mama we gusa. Gusa nubwo bimeze bityo ngo papa waramuzi ndetse bajya banavugana. Ndetse ngo yewe
nta n'umutima mama mufitiye. njya kubasura nta kibazo biba byararangiye ariko nta na blame mushyiraho sha wenda nta wamenya wanasanga icyo gihe ari mama utarushobotse ariko ntabwo ibyo ngibyo nkunda kubyivangamo cyane. Icyo ndeba ni ukugira ngo ngewe ku muryango wanjye bitazaba, abo bazamvukaho bitazagenda gutyo, kandi n'ibibazo byabaye ngerageze kubifikisinga nubwo wenda batakugera ku bana, ariko nibura basi buri umwe ku ruhande rwe mu mbaraga Imana yampaye ngerageze kubafasha bombi. Rusine uretse kuba umunyarwenya n'umukinnyi wa komedi, mu buzima busanzwe ni umunyamakuru, aho amaze gukorera ibitangazamakuru bitandukanye birimo Power FM, yavuyeho yerekeza kuri Kiss FM, akaba ari nayo agikoraho magingo aya, aho akora mu kiganiro Morning Breakfast akorana na Anita Pendo na Andy Bumon. Muri Kamena mu wa 2024 twagiye tubona amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byatangaje abantu benshi kuko mu by'ukuri Rusine yari afite umukunzi ariko adakunda kubishyira ku mugaragaro, ariko ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Muri Nzeri mu wa 2024 nibwo Rusine yarahiye kubana n'umugore we Uwase Aiden, bakazabana ubuzima bwabo bwose. Umunsi wagaragayemo amarira menshi, gusa si amarira y'agahinda ahubwo yari amarira y'ibyishimo. Kuri uyu munsi kandi nibwo aba bombi bagaragaje umwana wabo w'imfura umaze amezi 8 avutse. Uyu mwana kandi bakaba baramwise Intwari Owen Mayel. Ese wowe wari usanzwe ubizi ko Rusine afite umwana, cyangwa nawe uri muri babandi bitiranyije ubukwe n'ubunyana? Ni irihe somo wigiye ku mateka ya Rusine? Reka duhurire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.